turabashimiye cyane kuba mukurikirana gahunda zose za telemontagne Rwanda bategurira. Nge nitwa Samuel Mugisha. Mureke uyu munsi tuvuge ku mwicanyi uzonza abantu benshi bamumenye, ndetse akaba umwicanyi usa nkaho kumenyana nawe biba bisobanuye kugirana nawe amasezerano yo gupfa. Itabi. Itabi buri muntu wese umenyanye naryo cyangwa se urinyoyeho aba agiye kurikunda urukundo rutagira ingano, gusa kuri ryo ntago ariko bimeze, biratandukanye cyane, kuko uko turikunda cyane niko naryo riba ritwica, riba ridusunikira kujya mu mva. Bisa nkaho itabi nta muhe na zike ritugirira. Abantu benshi barinyoyeho batangira kurinywa bari muri reka numva uko rimera, reka nyweho numva uko rimera. Gusa igitangaje ni uko warinyoye yumva uko rimera birangira rikunze cyane bitagira uko bisa, kugeza aho binamugoye kurivaho. Ubundi yaba twarinywaga ntibigire icyo bidutwara, ntacyo byari kuba bitwaye. Ikibazo nuko riduhemukira, ndavuga ku barinywa ariko. Ubundi bigenda gute ngo itabi ribata umuntu kugeza aho ataba hatarifite? Niki kiri mu itabi kidusunikira kurikunda bikabije, nyamara ryo ntako ritagira ngo ritwereke ko tutakarinyoye ko ryica? Ese hari ingaruka itabi ritugezaho, haba mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi. Ni ikiganiro cya telemontagne mukurikirana buri wa gatatu isaa 9 n'igice z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3 n'igice za mu gitondo. Iyo niyo mpamvu nimba ushaka kuzagira abona ibiganiro byacu bikoroheye, manuka hasi iyi video ureba ahantu hatukura handitse subscribe nurangiza uhakande. Ibyo bizajya bigufasha kubona ibiganiro byacu byose dushizeho ako kanya kandi bikoroheye cyane. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Ubundi ubusanzwe itabi ni ribi cyane, ririca. Ku bantu bazi igifuniko cy'itabi cyangwa se karito riba ripfunyitsemo bahazi hiri jambo, itabi ni ribi, ririca. Iyi mvugo ubwayo isa nkaho iburira buri muntu wese ugiye kurinywa, ndetse ikaba imvugo yakagobye guhita ica intege buri muntu wese ugiye kurinywa. Gusa siko bimeze, turinywana peti itagira ingano. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umubare w'abapfa bazize itabi ukubye inshuro 3 zose w'abapfa batarigeze barinywa. Kubera iki? Kubera iki turyihambiraho nyamara ryo risa nkaho ritadukunze? Mu bigize itabi harimo ikinyabutabire cyitwa nikotine. Iki nicyo kiri inyuma y'ibi byose. Iyo nikotine igeze mu bwonko bw'umuntu mu masegonda make cyane ituma yumva afite imbaraga, gusa nanone uko igenda ishiramo agahita yumva agenda ananirwa cyane. Nikotine ni itera ububata bw'itabi ku buryo kureka kunywa itabi bikugora cyane. Itabi irabenshi bita isigara rigizwe n'ibikomoka ku butabire 600. Iri ni itabi rimwe. Iyo ibyo bikomoka ku butabire bigize itabi bihiye byivanamo ibindi bikomoka ku butabire birenga ibihumbi 7, ndetse byinshi muri byo ni uburozi, birica. Uko niko ikigo cy'abanyamerika cyitwa American Lung Association kibitangaza. Iki kigo kandi cyemeza ko 69 muri ibyo bigize itabi byose bifite aho bihuriye na kanseri. Bisa nkaho itabi riteye ubwoba cyane bihambaye, gusa igisa n'amakuru meza nuko kureka kurinywa bihindura byinshi cyane. Noneho reka tuvuge ku ngaruka zikomeye z'itabi. Ni izihe ngaruka ziteye ubwoba z'itabi? Igihe winjije umwuka w'itabi mu mubiri wawe uba winjije ibintu byangiza ibihaha byawe. Abantu benshi banywa itabi baba bafite amahirwe menshi cyane yo gufatwa n'indwara z'akarande ndetse n'izibasira ibihaha nka emphysema, chronic bronchitis, kanseri y'ibihaha ndetse n'izindi. Emphysema ni ukwangirika k'udufuka tw'umwuka tuba mu bihaha. Hanyuma chronic bronchitis ni igihe bimeze nk'udutiyo bituruka mu bihaha bishinzwe kujyana mu mwuka byangiritse. Abana bafite ababyeyi banywa itabi baba bafite ibyago byinshi byo kuzavukana indwara nk'izitwa asthma, pneumonia n'izindi. Nikotine murayibuka? Cya kinyabutabire gituma tutava ku itabi byoroshye. Iki kinyabutabire kandi gitera imitsi itwara amaraso gukomera, igasa nk'iyegerana ibintu bituma bibuza amaraso kugenda cyangwa se gutembera. Kunywa itabi kandi byongera umuvuduko w'amaraso ndetse bikongera kuvura kw'amaraso, ibintu bisunikira abantu banywa itabi kuba bari mu bantu bashobora kurwara indwara yitwa stroke. Iki ni igihe udutsi two mu bwonko dutwara aya maraso tuba twaturitse. Ibinyabutabire bimwe byo mu itabi hari igihe bigize ingaruka ku ruhu, bigahindura uruhu uko rusa. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abanywa itabi baba bari mu bantu biyongerera ibyago byo kurwara squamous cell carcinoma. Iyi ni indwara, iyi ni kanseri y'uruhu. Kunywa itabi kandi bigira ingaruka ikomeye cyane ku musemburo witwa insuline. Insuline niyo ituma isukari yo mu mubiri wawe ibikuka ikaza igakoreshwa igatanga ingufu mu mubiri. Iyo ibyo bidakozwe neza bitujya mu bantu barwaye diabete yo mu bwoko bwa 2. Kunywa itabi rero bituma umusemburo wa insuline utavubuka. Ibintu bita bishyira abantu bafata itabi ubanyabyago bo kurwara diabete yo mu bwoko bwa 2.
bisa nk'aho itabi dukunda urukundo tutabona icyo turegeranya narwo, ryo nta muheri dufitiye. Ribaye rijyanwa mu nkiko byazajya bivugwa ko ritifuza ko twabaho. Iyo niyo mpamvu twakagombye kurireka tukarengera ubuzima bwacu, kuko nta keza karyo. Gusa ikibazo ni ese kurireka birashoboka? Niba bishoboka se nabigenza gute? Ngizi ingingo tuzaganiraho mu biganiro by'ubutaha. Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi. Ni ikiganiro cya Telemontagne mukurikirana buri wa gatatu isaa 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru saa 3:30 za mu gitondo. Iyo niyo mpamvu niba ushaka kuzagera ubona ibiganiro nk'ibi ngibi buri uko tubishizeho kandi bikoroheye, tukugira inama yo kumanuka hasi iyi video ukareba ahantu hatukura handitse subscribe, warangiza ukahakanda. Ibyo bikazajya bigufasha kubona ibiganiro byose dushizeho bikoroheye cyane. Nitwa Samuel Mugisha, ndabashimiye cyane.